Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba One Nation Radio, ni radiyo ya diaspora nyarwanda. Uyu munsi rero aho twerekeje ku bantu mudukurikiye, twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo nk'uko muri kubibona, birashoboka ko abenshi mudukurikiye muri kano kanya mumuzi, yitwa Ernesto Ugeziwe, ni umunyarwanda uba muri diaspora nyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akiri mu Rwanda mbere y'uko yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabayeho umunyamakuru, uri mu banyamakuru bakoze showbiz banakunzwe cyane. Hari ibiganiro byinshi yagiye akora, kugira ngo abenshi aho yasoreje murahibuka, ni kuri televiziyo Rwanda. Hari ibiganiro bitandukanye yakoraga, hari events cyangwa se ibitaramo bitandukanye yagiye agaragaramo, RMC n'ibindi byinshi bitandukanye. Ernesto, tuguhaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze Stizo, murakoze cyane, nanjye birashimishije kuba mwantumiye uyu munsi. Yego, umeze neza aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Biragenda hari ukuntu nyine klima iba irimo kugenda ihinduka, ariko muri state mperereyemo, uko ngiye mperereye muri Texas, urebye bimeze neza, izuba rirava, akabeho sometimes kakaza, ariko ntabwo ari ibintu byatari cyane, tumaze kumenyera. N'agahenge k'amatora ndakeka ubu ngubu kabonetse. Ejo bundi nawe narakubonaga, nkunze kugukurikira cyane ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo turaza no kubigarukaho kuri podcast yawe nshyashya watangije, wari wagiye gukavaringa. Agahenge k'amatora kabonetse, ntabwo hakiri imvururu aho ngaho? Nari nabonye byakomeye. Mu minsi ya mbere twese twari twagize ubwoba, ubona n'abanyamerika bakavukire ubwabo nabo bagize ubwoba, ugaca ahantu ugasanga amashopu ibirahure, urabona kuno kuntu bashira imyenda mu birahure cyangwa amamaneke yamamaza imyenda, ugasanga bacinzeho ibibaho inyuma ku buryo udashobora kurebamo imbere, kubera ko bari bagize ubwoba bw'uko hashobora kubaho imyigaragambyo nk'iyari yabanje muri Black Lives Matter, urubyiruko rukagira ibintu rwangiza. So abantu benshi bari babaye careful bakingaho ibyo bintu, ariko urebye nyuma y'amatora aho batangarije undi, wabonye ko habaye ni nk'iminsi mike cyane nk'ibiri, ubundi byahise bihosha, nta kintu cyahatari cyabaye. Yego, nubwo uri umunyarwanda ariko ubu ngubu uri no muri Amerika, bivuze ko nawe ugendera no ku mategeko yaho. Wowe wari uri inyuma yande? Ninde wafanaga, ni wenda nkako nabivuga, cyangwa ninde wari ukurikiye? Ninde wifuzaga ko atsinda muri make? Okay, honestly njyewe nifuzaga ko Biden atsinda, kubera yuko ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nemeranya na Biden cyangwa se na politiki ya Biden 100%, ariko iyo nshize ku munzani ibyo nashyigikira mu mirongo ya Biden ngashyira n'ibya Trump, nsanga ibya Biden hari ukuntu ari byo biza hejuru. So niwe nari nshyigikiye. Ikindi kandi njyewe nageze muri Amerika muri 2016, so nahageze urumva hari ibintu nibwo nari nkiri kumenyera, ngomba kwiga, nari nagakandagira muri Washington DC icyo gihe. So this time naravuze no, okay, it's my turn no yo kuvuga ngo reka njye no i Washington DC aho bibera, njyewe nikurikiranire neza amatora ya Amerika, ko naragize amahirwe yo gukurikira amatora y'u Rwanda muri 2017, ariko ndeba nyine uko muri diaspora batora. Icyo gihe nari ndi muri Washington DC, so nkurikira y'u Rwanda uko amatora yagenze, ndavuga no, this time none reka nkurikire na Amerika ndebe mu by'ukuri uko bimeze. Gusa nyine nabonye ko ari mu itandukano, kandi hari icyo byagiye binyigisha ugereranyije n'uko amatora agenda akorwa mu bindi bihugu muri Afurika n'ahandi. Yego, hanyuma ngira ngo wageze muri Amerika nk'uko bitubwiye muri 2016, ugezeyo ni igihugu gishya wari winjiyemo. Umuntu ashobora kugira amatsiko ukigerayo, buri muntu wese aba afite ikintu kimutonda iyo agiye mu kindi gihugu. Ni cyo kintu cyagutonda ukigera muri Amerika? Ni byinshi. Icya mbere, buriya nubwo hari igihe utekereza kuzi icyongereza, ariko hari igihe bavuga wowe uvuga bakaba banabyumva, ariko bo kugira ngo wumve icyo bashatse kuvuga biragora, kubera yuko hari ukuntu barya amagambo cyangwa se accent yabo irabanza ikagorana.
ikindi navuga cyangoye ni klima, kuko ngiye urumva nahageze mu kwa kabiri, aho nashikiye muri North Carolina nta winter ya hatari cyane bagira, ariko nyuma naje kumuvinga njya mu yindi state ikonja cyane aho nari ngiye kwigira, so birangora cyane. Ikindi navuga ni ugutangira nyine ubuzima bushyashya, gutangira gushaka inshuti bushyashya, kwiga umuco wawo, mani ntabwo biba byoroshye, ariko urabimenyera. No guteka ndakeka ubu none usigaye witekera, abantu benshi bari aho bambwira ko bitekera. Shange buriya, ariko rero na mbere naritekeraga nkiri i Kigali, njyewe nabanaga na Umutare Gabi, twari dufite umukozi, ariko mu by'ukuri hari igihe twajyaga tunyuzamo muri weekend tukitekera, so nari mbizi ntabwo byagutunze. Hanyuma ngira ngo hari podcast yawe nshyashya watangije, ngira ngo ntabwo arashira amezi abiri, abantu bari kutunabwire n'abadukurikiye ko iyo podcast Ernest ayikorera ari muri Amerika, akaganira n'abanyarwanda bari muri diaspora batandukanye. Ubwo n'abantu tubabwire baze kuyishaka kuri YouTube channel yawe, ngira ngo naho iragaragara. Harya ni kuri Ernest ugezeho? Yego, witangira igitekerezo cya YouTube channel. So igitekerezo ko cyaje mu by'ukuri nyine nakigize muri 2017, ubwo nyine nakoraga ku Ijwi rya Amerika, ariko nkabona hari abantu ngenda mpura nabo ugasanga bamwe birabagora kubera editorial line ya Voice of America. ndavuga ni ngiye ahubwo I can create my own platform, noneho ngiyewe nigengaho kandi nshiraho imirongo yanjye ngendeye ku byo ndi kubona abantu bafitemo ibibazo, noneho nkabaha opportunity. So byantwaye agahe gato kurumva ni ibintu umuntu abafatanya n'akazi, ariko ndakeka birimo kugenda bijya mu buryo neza. Yego, hanyuma ngira ngo abanyarwanda aho ngaho kugenda ubabona, donc birakorohera cyane ko baba bagiye bari mu mijyi itandukanye. Abantu tuzi ko muri Amerika umuntu yumva leta imwe ushobora gusanga hari nk'igihugu runaka cyo muri Afurika iruta, kandi harimo leta zirenga 50 muri Amerika. Washa kubimanaginga gute kugira ngo ubashe kubabona? So far ubundi ni nayo challenge urebye ibitangazamakuru byo hanze cyangwa se abantu bakorera hanze bakunda kugira, iyo utarabasha kugira abantu ushobora kudeployinga muri izo state ngo bajye bagukorera akazi. Gusa ikiriho nuko ngewe ndi based muri Dallas, Texas ubu ngubu, ariko kubera akazi kanjye cyangwa se wenda nuko wenda rimwe na rimwe bituma traveling nkajya mu zindi state, ntabwo navuga ko byari byangora cyane kubera yuko nta aho maze kujya. Iyo napanze gahunda n'abantu baho, hari abo twahanye gahunda ko tuzakorana, birakunda. Kandi ikiza cyaho ni ahantu uri bugende ukabona ama studio, uri bugende ukabona abantu, so ntabwo ushobora kuri bubure wenda umuntu ugukamera cyangwa se uri bubure studio wakoreramo. Ariko iyo nagiye hanze ya Texas naho birakunda ko hari sofa, hari ibiganiro nakore, wenda nuko ntarandushyira hanze ariko bizaza mu minsi iri imbere. So navuga ngo so far so good, ntawe na blaminga kuko COVID yangije n'ibintu byinshi cyane muri make. Imyaka ine irashize uri hanze Ernesto, uri muri Amerika. Umuntu akumbura iwabo. Ufite amatsiko yo kumenya ikintu ukumbuye cyane mu Rwanda kibanziriza ibindi byose. Actually sinzi niba uzabona bongeye gufungura ibintu bikaba nyabagendwa, umuntu agataha akaza gusura inshuti n'abavandimwe. Uko urebye nibo nkumbuye cyane, nkumbuye umuryango wanjye, nkumbuye inshuti. Hari n'ukuntu nkumbura urana nka hano ngewe njya mbonana n'abandi banyarwanda, hari inshuti zanjye cyane cyane abo duturanye, ariko man ukumbura ahantu ushobora kuvuga ikinyarwanda 100% amasaha 24 kuri 24. Kurumva niba nagiye ku kazi simbona abantu, inshuti zanjye zimwe nk'ikinyarwanda. Hari n'igihe mwa muri kuganira, yumva iyo harimo umunyamerika umwe bisaba ngo muvuge mu cyongereza kubera yuko birangira mwamuheje ugasanga kibaye ikibazo. So ibyo ndabikumbura.
sha ubuse si ibyo no gutembera muri Kigali. yego. Hanyuma abantu ukumbuye inaha ni abahe? Wari ufite inshuti nyinshi zirimo n'abastar, abantu ukumbuye inaha cyane ni abahe? Sha usigara biragoye, nkumbuye abavandimwe banjye, nkumbuye mama ya nkumbuye inshuti ni nyinshi banita Atijara, nkumbuye ba Plaisir, Uncle Austin we ninza sinzi niba tuzabonana kirika nshobora kuzatanga amafaranga bakabanza kwamufunga nk'icyumweru, urumva kugira ngo akiri mugenzi we, you know. Abandi navuga na mbuya na abatipe nyine babanze bari inshuti zanjye ba King James, uretse ko wigize no kunsura, so I mean ba Pastor P ni benshi ninza i Kigali ngomba kubasura muri rusange. Ukomeje kuri Uncle Austin unyibutsa ko abantu benshi bakurikira Instagram yawe cyangwa ya Uncle Austin cyangwa se no kuri statut n'ibindi, hari ibintu mu Kinyarwanda bita guterana ubuse, mukunze guterana ubuse hagati yanyu. Uncle Austin, biriya bintu ubundi byaje bite? Ni ubucuti buhambaye mufitanye ko akunze kuguserereza cyane nawe ukamuserereza? Biriya bintu bidusobanurira abantu tuba tubibona. Urebye sasa Austin tumaze igihe tuziranye, urumva tumaze igihe tuziranye, actually twamenyanye ngikora kuri radio cyire ngiwe na Umutare kwakunda abana bakoraga umuziki, tukikora umuziki, so nibwo twamenyanye na Austin. So nyuma yaho yangiraga inama, sometimes tugakorana, you know, amen, aragenda mbere cyane, kandi n'umuntu usanga mvuga ari mu bantu bari muri music industry navuga bari positive. Ni umuntu ushobora gusenya ibintu byatari, ni wa muntu muganira niba ari ibanga akarimenya, kandi nyine mbona nta kintu bitwaye kuko mbona nta kibazo kabisa ko nta hagati yaba ngewe cyangwa yaba we nta numwe bije nasumva n'umuntu. Ernesto, ngira ngo ni byinshi twaganira n'ubundi tuzakomeza kugenda tuganira, ariko mbere yuko tukurekura cyane ko naho ngaho amasaha ni mu gitondo ugiye kujya ku kazi, nze kubona imiziki naha ukikomentingaho, ubona muzike yo mu Rwanda kuva aho wenda ugendeye ahangaha igeze, uyibona ute? Urabona ihagaze ite kugeza amagingo aya ngaya? Navuga ko birimo biratera imbere, nubwo nyine hakiri mu tubazo tugiye dutandukanye, gusa burya nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi ako kanya, ariko iyo urebye ukuntu njya ndeba nk'indirimbo nshyashya, abahanzi bashyashya ntabwo ari benshi, ariko hari abahanzi mbona nkabona ko ntari imbazi imyaka 5 igiye kuba 5, so hari abahanzi bashyashya baba baragiye baza, aba producers, you know, ukabona ko ibintu birimo biragenda neza. Gusa wenda icyo nakomoza wenda mvuga gishobora kuba ari cyo kirimo wenda guteza ibibazo muri iyi minsi, ni uburyo abantu mbona b'Abanyarwanda cyangwa se itangazamakuru mu Rwanda n'abakunzi b'umuziki batarabasha kumenya gukoresha social medias, urumva, mu buryo bwo gupromoting ibihangano byabo, ndetse no kubijyanye n'ama royalties, uburyo abantu bishyurwa, uburyo kuko usanga abantu benshi mu Rwanda umuntu ashobora kuba umusitari igihugu cyose kikamumenya, ariko wareba kuri konte ye ugasanga nta kintu kiriho, bivuze ngo kakaza akora ntabwo kamwinjiriza neza. Kandi iyo urebye abantu bo muri bino bihugu bo bamaze kubikora, ni ibintu baba barakoze mu myaka 200 ishize, so nta kintu gishyashya kiba kiriho usibye gufata nyine ya social media nakubwiye, ukajyaho ugasoma, ukihugura, ukareba uko ibintu byose biba bihari. Nibyo ntekereza wenda abantu bashobora kugenda wenda bongeraho, ari naho ibindi urebye navuga ko ntambwe irimo guterwa imeze neza cyane, ahubwo bari kwibaza ko ningera i Kigali ntazasanga narasigaye, kuko mbona hari ukuntu bari ku muvuduko ushobora kuba udasanzwe, you know, ubona bitoroshye. Yego. Hanyuma abari kugukonvenka se wenda nyuma yaho ugendeye, urumva nk'uko bimbwiye harimo bamwe baje nyuma y'uko wenda ugire muri Amerika, nk'abahe bahanzi wankorera top 5 bari kugukonvenka uvuga uti bakomeje neza bashobora kuzavamo abahanzi beza? Ubwo ntabwo nk'urugero wagiye hataraza Kinya Trap ariko
sigaye mbona muri iyi minsi urubyiruko ruyikunze. ndayikunda ofete navuga wenda mubona avuye mu Rwanda bataratangira ko hari bamwe navuye wenda aribwo barimo gukora nkandi umuntu nari muzi nzi ko ari umwana uzi kuririmba wenda utarabona opportunity nk'iz'abandi babona ba Milly nari mbazi n'abandi nk'abo ngabo, ariko wenda ndabona wenda bashyashye ngewe navuye mu Rwanda nari ntarumva n'amajwi yanjye ubu ngubu barimo kunkomvenka. Navuga nka Marina sinzi kabisa, Marina ndi umufana we cyane. Hari Bakivumbi, Kivumba akora music neza cyane. Hari abandi batipi bo muri Kenya Trap nko ruvuze bari muri Green Fairy, Betray, Drip. Hari n'abandi bana barimo gukorera umuziki cyane muri Canada. Yitwa CK wakoze indirimbo yitwa ngo Umugabo ameze neza. Hari abapeti bitwa ba Dez Mugisha, man, hari abahanzi mbese ahubwo ubuse zira terme za Kenya Trap ubasha kuzumbuka zisobanukirwa bakoreshamo estizo, ariko wibagiye yuko ndi umunyakigali buriye, kandi navuga ko nabaye na ubuzima bwa street ndabuzi, so ibyinshi ngewe buriya ntabwo bingora kubyumva. Of course hari zo bemvanta nka ba Papa Cyangwe bavuga ibintu ukabanza kuvuga ari kuvuga ikira, ariko nyuma bikaza byoroha kubyumva, hanyuma abahanzi bari aho ngaho muri Amerika, ariko hari n'abandi bari mu bindi bihugu muri diaspora, usanga akenshi iyo bagiye umuziki wabo usa nk'usuba inyuma, kandi hari abandi bagerageza nubwo bo bakiri bake bo bawukora bigakunda. Urugero nka Meddy ubona ko agerageza akawukora, kandi nawe ngira ngo atuye aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona biterwa n'icyo abandi kuba bicumbagira, ariko nyamara hari abandi batwereka ko bishoboka. Icyo navuga ni uko n'ubusanzwe urebye abo bari kudominatinga hano no mu Rwanda bari bahagaze neza, sibyo? So navuga ko wenda ikigera iyo ugeze hano muri Amerika ibintu bimwe bihinduka na amangajima, sibyo? Hari igihe wagera ugasanga niba wabanaga na famille yawe utangiye kwibana, sibyo? Niba rero niba utangiye kwibana ubuzima burahinduka, urumva. Ikindi ugasanga bamwe bamaze gushinga ingo, urumva. So iyo umaze gushinga ubwo rero hari ukuntu nabwo ubuzima buhinduka, urumva. Nk'uko wabimujeho ni danse zigenda ziba hagati yacu. Kuvuze nk'urugero nka Meddy, wenda ngewe nshobora kuba nturanye nawe n'iki, ariko uretse wenda nk'umuntu uba hano muri Dallas, ugafata wenda uretse nk'umuntu uba muri nka leta ya Michigan, cyangwa se umuntu uba nka New York, bimusaba kugira ngo ukore umuziki hano muri Amerika. Urebye umuziki wateye imbere kuri level usanga hari abaproducer bavuye impande nyinshi z'isi. Aho rero bisaba hari uhura n'umuproducer utari wanumva umuziki wo muri East Africa. So uri kuvuga ngo rero ugiye kumubwira uti ndashaka ko ucuranga rumba, biragoye kurumva deja ni ikintu gishyashya umuzaniye, kandi deja uba ugomba kumwishyura biba bidahendutse mu gihe nyine udafite ibyuma byawe, udashoboye kugira ubushobozi bwo kugura ibikoresho byawe ngo wubake studio yawe. Ikindi ni uvuga ngo ugomba kwishyura producer, ugomba kujya kwishyura ibyo bikoresho n'iki, ugasanga biragoye. Hakaniyongeraho yuko hari n'abaza baragize amahirwe yo kugira hit mu Rwanda kubera industry yabaga ikizamuka, ariko mu by'ukuri usanga wenda talent yabo nayo nawe abizi yuko atari umuntu wahatari cyane. So yagera inaka akavuga ati n'ubundi umuziki wangoraga, reka nikomereza ubuzima bwanjye, ugasanga arabihagaritse, Bose inama wabagira wowe yaba nk'iyihe? Inama ngiye nabagira nk'uko nyine nabivuze, twagerageje, hari abantu bagiye bagerageza kugira ibikorwa hano bakora b'Abanyarwanda cyangwa se no hanze, kuko urebye hari nk'aba producers bamaze kuba established hano muri Amerika. Hari Declick arakora audio, arakora video, hari Sedru, hari team yabo dukorana, mfite mu producer wa audio ukorana umufasha gukora sound iyo nkeneye sound wenda nini.
ni nawe wajya akorera abahanzi ba gospel bamwe barimo ba Adrien n'abandi. Hari nyine platform My Voice Podcast, turahari kubamamariza ibintu byanyu cyangwa se gupromoting ibintu byabo. So ni ukuvuga ngo icyo navuga bakwiriye gukora ni ukugerageza gucreate networking, tukamenyana, kuko iyo urebye njyewe nagize amahirwe yo kuba n'ubundi nkiri muri, navuga ko nkiri wenda muri entertainment, nubwo wenda ntibanda cyane kuya hano muri kuyo mu Rwanda, kubera ko wenda ntari nkiri ku gitangazamakuru gishobora kugera mu Rwanda, ariko n'ubundi nibyo nari nkirimo. So iyo rero urebye ukuntu abandi bantu bo mu zindi diasporas bakorana, usanga bo ikintu cya mbere bashira imbere ni ugukorana kuruta gukora ikintu cya wenyine. So bo bamaze kumva esprit yo gukorera hamwe. Mu Rwanda rero usanga ko bikigoye, biragoye cyane ko hari nk'igihe uhamagara n'umuntu ubona ko biri mu nyungu ze, ariko ugasanga aracumbagira, cya mbere nuko bo bakumva ko bashaka kubibyaza umusaruro bigashoboka, ubundi bagakorana nta kindi, kuko hari nkeka ko muri diaspora dufite ibintu byose bikenewe kugira ngo natwe tube twatera imbere. Yego Ernesto, turi radiyo ya diaspora nyarwanda. Mbere yuko dusoza ikiganiro, umubare munini w'abadiaspora bazagikurikira, badukurikiye muri kano kanya, hari ndetse n'abanyarwanda n'undi bari i Rwanda. Jya numva aho ngaho bavuga ngo ni i Rwanda abandi ni mu Rwanda. Hari message waha abantu dusoza, turagushimira kuba waduhaye umwanya wawe. Urakoze. Message wenda ndi butange ziraza wenda mu bice bibiri. Imwe nyine ni ukubashimira cyane, yaba abanyarwanda bari mu Rwanda nyine n'abari hano, kandi nk'uko bivuze umuntu abasaba yuko badushyigikira, kubera yuko niba naravuze nti wenda ngiye kuinvestinga mu kugura ibyuma, nkore ibintu nk'ibi ngibi, njye mbaha product nziza, cyangwa se ngerageze kulinkinga abantu bari muri diaspora yabo ya hano n'ahandi hatandukanye no mu Rwanda, ni uko hari urukundo manabigize. Niba akoresha Spotify, niba akoresha iTunes, TuneIn, ajyeho streaming My Voice Podcast, nyine ayumve, kuko nibyo bituma mbasha kugira ubushobozi bwo gukomeza guproducinga. Niba bakunda gukoresha YouTube, mfite YouTube channel nayo creative cyane ku bantu bakoresha bifuza kubamenya, bakunda ibintu byo kureba. So ni Ernesto ugeze iwe, mujyeho mu subscribing, mukoreshe mu birebe nyine kugira ngo umuntu abashe gutera imbere. Ikindi navuga nyine bareke dushyigikirane, kuko hano usanga nk'uko nari mbivuze, kubera wenda amateka yacu, njyewe kubera nkunda gutravelinga cyane cyangwa se guhura n'abanyarwanda, surtout noneho rimwe na rimwe ngahura n'abagize abafite amaprofile akomeye, ariko bamaze igihe kinini wenda turn touch n'ikijya mbere mu Rwanda. Ubu usanga hari amaterime twagakwiye kureka. Niba uhuye n'umunyarwanda, n'umwana w'umunyarwanda, wikihutira kumubaza ngo wavuye mu Rwanda ryari, uzasubira kurumva. Hano hari ikibazo abantu bakubaza, nk'iyo ugeze ahantu barakubaza ngo umaze imyaka ingahe muri Amerika. Iyo umuntu akubajije ngo wageze ryari muri Amerika, ni ikibazo kiri it's like a tricky question. Uko ugisubiza ntabwo uzi umuntu wari. Urumva abantu hano bamwe ibice bibiri. Hari abantu baba bakunda, banashyigikiye, banagisubira iwacu, bagisubira mu Rwanda, nuvuga babashyigikiye ibi uko mu Rwanda ibintu biri gukorwa. Hakaba n'abandi bari muri opposition, bono no badashaka nabo no kumva n'ikindi kintu kigize hano gihuye ni Kigali. Icyo kibazo ukuntu kigoye, iyo kibajijwe n'umuntu usubira mu Rwanda cyangwa se ukurikira ibijyi Kigali, aravuga uyu nguyu nta kibazo cyane, ni iki noneho akaba yagufasha. Ariko iyo kibajijwe n'umuntu udashyigikiye leta, udashaka kumva ibijya mu Rwanda, niba hari na serivisi yaragiye kuguha, ahita gutinya, akavuga wasanga uko bavuga ngo banyohereje maneko ngo bagize bate. Urumva noneho hakaba n'ukubaza agasanga wimariye nk'imyaka 8 utarasubira mu Rwanda, wenda kubera ubuzima bwakugoye, cyangwa se wumva igihe kitaranagera cyo gusubira mu rugo biturutse ku byo wibereyemo. Ugasanga niba ukibajijwe nawe n'umuntu wenda uvuye i Kigali last year,
ahita avuga ati uyu muntu utagisubira mu Rwanda ashobora kuba afite ibibazo mu Rwanda, kandi ntabwo aricyo bisobanuye. Hakaba nubwo nari ukubitana n'abantu wababwira uti ngiye simperuka i Kigali, agahita avuga ati uyu ni umuhungu wacu, ati ubu ngubu nawe urwanya leta. Ni ukuvuga ngo hano izo mentalite zagakwiye kuva mu bantu, akumva ko niba muhuriye hanze, ibyo bintu by'amoko, ibyo bintu bya politike byagakwiye kuza nyuma yuko ubanza kumva ko uwo muntu first of all ari umunyafurika mugenzi wanyu, secondly ni umunyarwanda mugenzi wawe ushobora gufasha. Ibyo bindi wenda mudapfana ko njye nagize amahirwe yo kuba nabaye muri famiye y'abazungu, aho umugabo ari umurepublican, umumama, umugore akaba umudemocrat. Noneho umwana wabo nawe akaba umudemocrat. Ni ukuvuga ngo twabanaga turi abantu bane mu nzu, babiri ari abademocrats, umwe ari umurepublican, njyewe nta hantu na hamwe mperereye ko ntabwo nari nzi ikijya mbere. So ariko ugasanga ntago bashwana. Umugabo arareba amakuru ye, hano bagira amateleviziyo barebaho ari pro Republican, hakaba n'ama TV ari pro Democrats. Ugasanga ntibumva kimwe ibintu bya politike, ntibabyumva kimwe. Umugabo arendosinga Trump kuko yafite amafaranga akamwamamaza, umugore nawe akamamaza abandi. At the end of the day wajya kubona wabona amatora yarangira nk'uko nabivuze, warabibonye ko hari abanyamerika benshi bari bashyigikiye Trump, hari n'abashyigikiye Biden, ariko bamaze gutangaza ko Trump yatsinzwe 80% baravuze batoke boss twakushyigikiraga ariko watsinzwe, so birarangira. Ni no mpamvu babonye nta mvururu zabayeho, kuko hano baravuga bati ntabwo turi buze guhindura constitution imaze imyaka 300 just kubera umuntu umwe, cyangwa se ngo tujye kwicana, tujye mu mihanda tujye kwicana, urumva ngo nuko Trump atatuwe. No, nutorwa yes bakabona ko wibwe bari bukuburanire, ariko mu gihe babona yuko ari ibintu byaciye mu mucyo nubwo wateka ibintu gashya nyine. So ubwo rero nifuza ko abanyarwanda ibijyanye na politike cyangwa se ibijyanye n'ibidutandukanya byajya biza nyuma yuko ibiduhuza ari byo byaje mbere, ubundi nkeka ko twatera imbere. Yego Ernesto, reka tugushimire cyane ngo duhere intashyo abakwegerera muri Amerika, natwe turazi guhera abari i Rwanda, ngo kandi turizera ko n'ubutaha ntitugukenera kugira ngo tuganire kuri One Nation Radio, uzongera ukatwemera. Stizo, urakoze cyane. One Nation Radio mukomeze mufashe mukora akazi keza cyane, ko abantu bo mu diaspora barabakeneye, kandi amakuru abagomba gusirikira, kandi agasirikira amakuru ya nyayo, apana ay'abantu bahimba cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe ubutaha rero.